bigakorwa gute se cyangwa bishoboka ko ashobora gufungisha urwo rubyaro noneho nyuma yashaka kongera kubyara bikaba byakunda ko bongera bakamusubiza mu buryo yari ameze mbere. Igihe kingana iki cyo kuba wenda wabifungisha imyaka ingana igera kuri ingahe ku buryo wakongeza ukabifungura ugasubira nk'uko wari umeze ugatera mashine nk'uko bisanzwe? Ikibazo gihari kiragira kiti y'umugabo we mu gufungira urubyaro bigenda gute, izo ntangazo zijya. Niyo mpamvu rero akenshi usanga bavuga ngo umugabo wafashe icyemezo cyo kwifungisha ku buryo bwa burundu abagaragaje urukundo k'umuryango we n'umugore by'umwihariko, kuko niba bamaze kubyara abana 2 3 ari umugore ufata iyo miti wenyine, byari bikwiriye ko noneho niba bageze ku mubare babona bafite ubushobozi bwo kurera, umugabo nawe yakagombye gutera intambwe agafasha umugore. Ariko rero usanga abagabo ndetse n'abagore ubwabo icyo kintu cyo kuboneza urubyaro cyangwa se kwifungisha bundi ku mugabo batabivugaho rumwe. Usanga bamwe bavuga bati ese mama umugabo wanjye arongera agakomeza ambera umugabo kwa kundi, umugabo nawe atese koko ubu nzakomeza mbe umugabo. Ugasanga nibazo bitandukanye. Muri iki kiganiro umugezwaho n'ijwi ry'ubuzima turabamara impungenge hamwe hari ingingo ziba zitari gukora gute, urumva zitakora gute? Iyo wifungishije burundu kandi ingingo zakagombye ko izo ushaka gukoresha zakagombye kuba zikora, ndakeka ahubwo ko havamo n'uburwayi. Wenda se utabasha kongera kubyara wongera ushaka kubyara, watera akabariro noneho nugira inyungu kuramo nubyara umwana, none se uboneza urubyaro kandi Imana yaraguhaye ingingo zose ngo uzikoreshe, waba ukoze ibintu bitari byiza. Njye uko mbitekereza kuboneza urubyaro burundu mba numva atari byiza. Ese umuntu kuboneza urubyaro ntabwo yakongera nanone ngo yongera abyare yaboneza urubyaro. Nitwa Gasasira Felix. Bigakorwa gute se cyangwa bishoboka ko ashobora gufungisha urwo rubyaro noneho nyuma yashaka kongera kubyara bikaba byakunda ko bongera bakamusubiza mu buryo yari ameze mbere? None se kuri icyo kintu cyo kwifungisha burundu nta ngaruka bishobora guteza ku mugabo? Ariko ikintu cyiza umwanya umwe bishobora kuba nta kibazo ariko undi mwanya kikabaho, kuko nimba umugore we ashobora kwifungisha bigakunda ko yakongera bakongera akamufungura akaba yabyara, ariko umugabo kwifungisha burundu numva cyaba ari ikibazo, kuko birashoboka ko ushobora kuzageraho waba wariteganyije kubyara abana 2, wenda bana bagapfa bigasaba ko wongera ukabyara. Numva bibaye byiza rero ufite umugore ariwe wakifungisha dukurikije ya myaka, byaba na ngombwa bitewe n'impamvu akaba yakifungisha burundu. Ubundi kwifungisha burundu ku mugabo igihe aboneza urubyaro bikorwa ku mugabo wamaze kubyara abana runaka, yumva adakeneye kuzongera kugira abandi bana ashaka kubyara, akabyumvikana n'uwo bashakanye none bakwemeranywa ko agiye kwifungisha burundu. Byumvikane ko uyu mugabo wifungishije burundu atabazongera kubyara, aba yarahejeje kubyara. Uburyo bamukora sinzi nimba wenda umugabo agira inyababyeyi yatuma ishobora kuba bayikoresha, cyangwa se nimba bamukona kimwe muri ibi. Muti bikorwa gute? Ubundi gufunga umugabo burundu mu kuboneza urubyaro ni ugufunga umuyoborantanga. Imiyoborantanga ko ari 2, uw'ibumoso n'uw'iburyo, bakayifunga kugira ngo intangagabo zizajye zisohoka mu gasabo k'intanga z'umugabo ngo zigende noneho zijye kugenda mu masohoro nakora imibonano mpuzabitsina zibe zasohoka abe yashobora gutera inda. Aha ngaha nsobanure neza ko umugabo wifungishije burundu nta gihinduka mu gukora imibonano mpuzabitsina, nta gihinduka mu bushake bwo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, kandi na ya masohoro ye akomeza kuboneka, kuko aho akorerwa si intanga zikorerwa. Kuboneza urubyaro ku mugabo
ni ugufunga gusa intanga ngo zitava mu gasabo kazo zikaba zagenda zikajya mu masohoro, noneho yasohora noneho akaba yashobora gutera inda. Ariko umugabo waboneje urubyaro yifungishije burundu agomeza gukora imibonano mpuzabitsina uko bisanzwe, bwa bushake arabugira, kandi n'amasohoro ye aba akiboneka nk'uko yabonekaga mbere y'uko yifungisha burundu. Ahangaha rero tukaba tumara abagabo impungenge ko umugabo wifungishije burundu nta rugingo bamuvanamo, moteri ikomeza kuba ihari, agasabo k'inda kakaba gahari, ndetse na za ntanga ze ziba zikimurimo, nubwo zitaba zishobora gutembera ngo zigere mu masohoro abe yashobora kuzisohora hanze. Rero bigaragara ko imisemburo yose aba ayifite, kandi noneho nk'uko bamwe wenda bavuga ngo bishobora kuba ari ugukona, ntabwo ari ugukona, kuko muzi nk'iyo bakonye itungo bavanamo udusabo tw'intanga ntitwongere gukora, ni ukuvuga ngo noneho ntibyongere kugira intanga. Ariko noneho umugabo wifungishije burundu we nta rugingo wamuvanyemo, nta musembo wamuvanyemo, ni ukuvuga ngo umubiri we ukomeza gukora uko wakoraga mbere, ku buryo akomeza gutunganya umurimo, amabanga y'urugo, kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse n'imitekerereze ye nta gihinduka, akomeza kuba umuntu usanzwe. bikorwa n'abandi ibyo byo gufunga n'abaganga baba babikora bagufunga, nicyo nakubaza, bikorwa n'abandi muri make. Kuboneza urubyaro, kwifungisha burundu ku bagabo birakorwa hirya no hino mu gihugu, kandi bikorwa ku bitaro byose biri mu gihugu. Gusa icyo nakubwira ni uko kuboneza urubyaro kwifungisha burundu bikorwa n'umuganga w'umudogiteri, aricyo kinatuma kugira ngo umuntu abone ya serivisi agomba kwegera ibitaro bikuru. Bikaba bitatera ingaruka ku buzima bw'umuntu. Urakoze cyane. Kuboneza urubyaro ku mugabo yifungishije burundu, kuko no mu Rwanda dufite amahirwe ko dukoresha tekinike igezweho ikoreshwa no mu bihugu byo hanze nko muri Amerika, muri Canada ndetse n'i Burayi. Iyo tekinike ikorwa gute? Iyo tekinike ikorwa umuntu batamubaza. Ubundi abantu bari bazi ko niyo ugiye kwifungisha burundu ku mugabo ibyo bita vasectomy mugenda bakakubaga, ariko iyo tekinike ikorwa umuntu batamubaze, binagaragara ko nta rugingo bakomeretsa ngo cyangwa bagire urugingo bamuvanamo, ndetse n'imisemburo ye ikomeza kuba imurimo, umubiri ugakora nk'uko wari usanzwe gukora. Aha ndetse akomeza no gukora n'amasohoro ariyo yayandi umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina arangiza ari uko bigaragaye ko asohoye. Ibyo byo bikomeza kuba uko byari bisanzwe, nta gihinduka, ku buryo akomeza gutera akabariro, ndetse n'ibitekerezo bye bikomeza kuba nk'iby'umugabo, nta kibazo afite. Murakoze cyane. Igihe kingana iki cyo kuba wenda wabifungisha imyaka igera kuri ingahe ku buryo wakongeza ukabifungura ugasubira nk'uko wari umeze, ugatera mashine nk'uko bisanzwe? Urakoze cyane. Ubundi kwifungisha burundu ku bagabo bikorwa n'umugabo udakeneye kuzongera kubyara abandi bana, wamaze kubyara, ndetse akanabyumvikana n'uwo bashakanye bakabyemeranywa. Iyo yifungishije rero aba ari burundu, ntabwo bisubira inyuma. Ahangaha tukavuga tuti rero kwifungisha ku mugabo ni burundu, ariko noneho mbamenye n'impungenge, abashakashatsi batubwira ko bari mu bushakashatsi bwo kureba ko mu myaka iri imbere hazaboneka n'indi miti yo kuboneza urubyaro ku bagabo atari ibya burundu, ariko ntibiraboneka, biracyari mu bushakashatsi. Turizera ko mu myaka 5 cyangwa 10 ubwo buryo buzaba bwatugezeho n'abagabo bakayaboneza urubyaro imyaka mike atari burundu. Urakoze muganga, ndumva ari igikorwa cyiza. Njye mfite umwana umwe, wenda ningira nka 3, wenda nibwo nzitabira igikorwa, bunyihanganeho gatoya, ariko abafite abarenze 3 bagerageza bakakwitabira, kuko nibwo ngiye nyiva ku ishuri. Mfite umwenda, reka nongereho nka 2, ningira nka 3 nzaza ubinkore. Ndumva ari igikorwa cyiza. Murakoze. Urakoze cyane rwose, kandi uwo muganga ufite ni mwiza, kandi umugabo mwiza kabisa, uzungukira abandi bahombera dogiteri. Urakoze cyane. Sasa